Mwiriwe neza, mwabonye thumbnail ijyanye n'ikiganiro Dr. Rusa yagize ati icyo abazungu batuzaniye babanje kubaka amadini bubaka n'insengero. Wenda ubwo yakurije ku nkuru ziriho zo guhagarika ng'ibyo bita ibyuma, ibintu nk'ibi ntabwo aribyo twe turi butindeho, ariko ngo bazanye amadini ngo n'insengero, no, amadini n'ububari cyangwa se inganda zenga ibyo kunywa. Ibi ariko si ubwa mbere bivuze, yakunze kubivuga ati abazungu bashaka ati mbere na mbere mubanze musenge nimurangiza musinde. Urumva tukibera mu cyuki cy'ikirangiti dutegereje ko Imana izadutabara. Twagize tuti Imana ntabwo yitaye ku marira yawe. Imana ntabwo yitaye ku marira yawe. Ubwo twahuje icupa n'amarira bitewe n'uko mu gitabo cya Zaburi hari ahantu ntabwo mba nahise mpasoma, ariko tuba twarahasomye n'umuntu ahashatse yaherekana, ariko iyo time ntabwo ariyo dukora, kuko ntabwo turi hano kujya twerekana imirongo. Ariko bavuga ngo Imana iranzi, Imana izi agahinda kanjye, amarira yanjye yose yabitse mu icupa. Mu yandi magambo, ubwo nimbaho, mu yandi magambo, niba mbabaye ubwo ni ukuvuga ko Imana ifata amarira yanjye ikaba iyazi, ikintu kimbabaje cyose ikizi. Mu yandi magambo, Imana ni nk'umubyeyi urimo kunyumva, ureba ibintu byose ncamo, nababara urumva ikabirikodinga. Ibyo rero iyo myumvire ni cya kintu cyo bise anthropomorphism, gufata Imana ukayiprojeta, ugafata umuntu ukamuprojeta mu ijoro cyangwa ahandi hantu hanze. Umuntu agahinda, kumva abandi, ibyo bintu byose Imana ikaba yabikora. Gutega amatwi, muzi ahantu henshi havuga ngo Imana ifite ikiganza cy'iburyo. Hari ukuntu ngo izanahanagura amarira iyo twarize. Bityo nk'abarokore iyo bari mu gihe cy'umubabaro cyangwa bashaka kwigisha abandi ko bagomba kwakira ibintu bibabaje, nta kindi kintu bakubwira, barakubwira ngo haranditswe yuko Imana izaduhoza amarira. Ati rero izaduhoza amarira twarize, ntabwo ari ayo tutarize. Ubwo agahita acomekamo ikintu kigaragaza yuko ubuzima bwacu twababara nta kibazo. Njye simvuze ko hari ikibazo, ntabwo aricyo nshatse kuvuga. Aricyo nshaka kuvuga, handi bavuga ko Imana ibiri gucontrolling, ko situation iri under control. Turi abantu babayeho gutyo, kumva ko situation iri under control ni sawa. Niba ubuzima bwawe urimo ubufashe nk'ubwato buri mu nyanja, uri gutekereza yuko hari umutware w'ubwo bwato uhari waremye ubwato n'inyanja, ngo uwo mutware ni Imana. Ahubwo wagendamo ukaba warohama, wagenda ukambuka neza. Ibyo byose ntabwo uwo mudizayina aba ahari. Nta mudizayina uba uhari, miriwe neza, nta mudizayina uba uhari ugira gute, waremye iyo nyanja, akarema ubwato, nawe akakurema. Twasobanuye kenshi kandi n'ubu turongeye ko ibyo Albert Einstein, ibyo Gilles Deleuze, ndavuga abantu bakomeye, ibyo Hegel yavuze, ibyo Goethe yavuze. Mu Rwanda hari benshi biga ikidage muri Institut ya Goethe. Goethe ni umwanditsi mwiza cyane, wanditse Les Souffrances du jeune Walter, agahinda k'umusore Walter. Ariko urumva nako gahinda kahita kaza muri ya marira.
reka mpite mbabwira kuri iyo powe kuri icyo gitabo kivuga ukuntu Walter umusore wa Walter amaganya yari afite yari afite inshuti Albert, ariko Albert afite umudamu witwa Charlotte. Mu gitabo baba mwita Lot, Charlotte. Noneho Walter agakunda Charlotte, agashaka kumwigarurira ariko bikanga, na Charlotte akamwe ko urukundo rudashoboka. Byarangiye rero Walter atiye imbunda ya pistole ayitira Albert inshuti ye, arayimutira mu bwato ngiye guhiga, ariko ntabwo yari azi ko ashaka kwiyahura. Ntabwo yari azi. Murimo muransakuriza abana, birimo kujyamo ibyo bintu hano. Ntabwo yari azi ko ashaka kwiyahura. Noneho yaragiye akurikizaho iki, ariyahura. Abo bantu rero narimvuze nka Goethe, narimvuze Gilles Deleuze ni wa wundi wavuze ngo Spinoza ni prince of philosophers, ni umwami, igikomangoma mu bafilozofi. Albert Einstein utuma ushobora gukoresha telefone urimo gukoresha cyangwa televiziyo yawe bitewe n'ibintu yavumbuye ku rumuri. Igihe cyose bamubazaga ati kuri umunyabwenge, niki utubwira ku Mana kandi ukaba uri Umuyahudi? Ese dufata Imana nk'iyo tradition judeo-chrétienne yaduhaye? Ese dufata Imana nk'uko abakristo bayifata cyangwa abayahudi cyangwa abayisilamu? Akavuga ati oya, njye nizera Imana nk'uko Spinoza yabivugaga. Ibyo ngibyo rero yavugaga nibyo nje kuvuga. Hari undi navuze Hegel ni Umudage wahimbye ibintu bya ukuntu bubaka ibitekerezo, thèse, antithèse, synthèse. Si n'ibitekerezo gusa, ni ukuntu ubuzima bwose bwubatse. Yaravuze ati Philosophieren ist Spinozieren. Urumva iren ikurikiraho neza verb z'Ikidage bakizi. Philosophieren, to do philosophy. Ist verb to be, sein. It is to be like Spinoza. Nyine yafashe ijambo Spinoza arihinduramo verb Spinozieren. Urumva kuba nka umufilozofe ni nko Spinoza. Good. Aho rero Spinoza yerekanye yuko Imana ari la totalité du réel, l'homonisme. L'homonisme. Ntuzareba abantu nk'uriya Mutaliyani Federico Fagino wagiye ahimba ibintu byinshi cyane muri computer, ni umufizisiye, microprocesseur niwe wayihimbye, cyangwa ni ukuyihimba ntabwo ari ukuyivumbura. Nawe yerekana ko habaho icyo kintu cya monisme, ko la réalité est une. Réalité ni ikintu kimwe. Mu yandi magambo, niba réalité ari ikintu kimwe nk'uko abo bose navuze babivugaga, ntabwo habaho Imana ku ruhande yitaye ku gahinda kawe, ntabwo habaho Imana yitaye ku munezero wawe. Nupfukama ugasaba Imana imbabazi, wumva uyisaba imbabazi cyangwa uyisenga, simvuze ko nta kintu bizahindura ku buzima bwawe. Nicyo wasengeraga gishobora kuba, cyangwa ukahitaho ubuzima wiyakiriye, ariko uzaba urimo gutelefona nimero itabaho. Nuko wafata telefone ufite simukadi ya MTN niyo dukoresha hano mu Rwanda hanini, cyangwa Airtel, noneho ugashaka gutelefona nimero 07 9 ukarekera, wajya kompoza ugasanga nta muntu ukwitabye. Noneho tuvugura telefone urazikanze, noneho ugiye kuri telefone ukavuga ibibazo byawe, ushobora kumva utuje. N'uburwayi bushobora gukira ukurikije uko neuroscience ivuga. Neuroscience yerekana neza ko ikintu ufite mu kwizera kikuremera ikindi mu buryo bufatika. Ubwo tuba tugarutse kuri Dr. Joe Dispenza.
tuba tugarutse kuri Dr Joe Dispenza, ibitekerezo bigukuremera reality ubamo. Twatangiye rero tuvuga tuti amarira yawe nta mana ihari iyitayeho, nta mana izaguhoza amarira, ahubwo ni wowe ugomba kwinterpreta amarira yawe ukayaha meaning, agatuma ubaho n'ubuzima buhindutse. Ikiganiro kigeze iminota 10, reka tubasezere ariko turacyari kumwe. Bwaba ari ubwa mbere utubonye, sangiza abandi kino kiganiro cyiza. Twaba dusanganywe, kora comment, kora like. Murakoze.